cyane kandi nongeye kuguha ikaze wowe tubana umunsi ku wundi nkubwira ngo warakoze cyane kuba warakoze subscribe. Imana iguhe umugisha kandi ikomeze ikurinde, nkubwira nawe niba ari kugifungura iyi ni video akaba aribwo tubonye bwa mbere, nagushishikariza gukanda subscribe kuko hano dufite ibintu byiza kandi byinshi biba bigiye bitandukanye umunsi ku wundi. Ngenda nkubwira ko ndajya ngo utuntu n'utundi mu bintu biba bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero ndaje nkubwire amabanga agera muri 3 utazigera ubwirwa n'umukobwa mukundana. Ibyo wigira byose musore wanjye, mubwije ukuri ko ibi ngiye kukubwira hano nta mukobwa n'umwe uzigera abikubwira. Nta mukobwa n'umwe uzigera abikubwira. Abakobwa benshi cyane ibi bintu babihuriraho cyane, ubwo rero kugira ngo abikubwire ni ibintu biba bigoranye cyane ndetse n'iyo abikubwiye mubwije ukuri ko ni gake cyane bikunze kubaho, ariko ntabwo abakobwa benshi ntabwo bajya babivuga. ubwo umukobwa uzabikubwira nawe nyine ko uzaba ugenda umubona. Amabanga 3 rero utazigera wumva umukobwa mukundana akubwira n'umunsi n'umwe, ndagira ngo uyumve kandi uyiteho. Ni kenshi rero bivugwa ko abagabo se cyangwa abantu b'igitsina gabo aribo bakunda cyane kandi akaba ari abantu badakunze kuvuga ibiberekeyeho. Gusa burya n'abagore bagira ibanga rikomeye cyane, buri umwe mu ibanga rye ndetse n'ibyiyumviro byabo cyane bagakunda kubigira ibanga ridakorwaho n'uwo ari we wese. Burya abakobwa uzumva bakubwira ngo, cyangwa se abagore nk'uko bakunze kwitwa muri rusange, bagira ibintu bashobora kukubwira uzaho ukuri, cyangwa se n'ibindi badashobora kukubwira nk'ihame, kuguhisha se cyangwa se kukubeshya, ahanini bagambiriye kutamena ibanga ryabo se cyangwa kugira ngo bere kwerekana ibitekerezo byabo cyangwa se uko bitekerezaho. Ikintu cya mbere rero biragoye kugira ngo umukobwa azakubwire ngo, cyangwa se akubwire ibyiyumviro bye. Burya biba bigoye cyane. Nicyo kintu cya mbere uba ugomba kumenya. Abakobwa benshi burya barakuryarya musore wanjye. Abakobwa benshi ubona barakuryarya. Umukobwa cyangwa se igitsina gore ntakunze kugaragaza uko yiyumva nyakuri iyo ari kumwe n'umukunzi we. Mu gihe umukobwa ari mu rukundo akora buri kimwe ngo arinde umusore bakundana, ku buryo icyo amusabye cyose akimuha agifite. Ariko rwose ubundi ubushakashatsi bwerekana ko hafi y'igitsina gore cyose ko kigerageza kwihagararaho ku byiyumviro byabo, ku buryo umusore bakundana adashobora kumenya ibyiyumviro bye afite muri ako kanya bari kumwe, kuko ngo niyo amusabye ko baryama nawe atabyemera ku munwa, ahubwo akabihakana, nyamara ku mutima we atari uko bimeze, ahubwo we muri we atifuza ko yamubabaza. Urumva ko rero abakobwa bari abantu bafunze cyane ibyiyumviro byabo. Ngira ngo namwe murabizi ko kugira ngo bajya bavuga ngo iyo bahakanye ngo baba bemeye, ariko burya simbizi, nibyo njya numva bavuga. Ariko tubonye ko hano ngo ntabwo ashobora kubyemera, kuko abagira ngo afunga ibyumviro bye, nubwo muri we aba abishaka, ariko ngo ntabwo apfa kubivuga cyangwa se ngo kubyemera. Ikindi kintu rero ukwiye kumenya, burya ngo umukobwa kumubaza ngo ufite imyaka ingahe ngo gusubize, burya aba ari ibintu bigoranye cyane. Ni ibintu bigoranye cyane ku bakobwa benshi. Abasore rero bareshya abakobwa rimwe na rimwe uzasanga bakunze kubabaza iki kibazo. Abakobwa usanga ari bake cyane rwose babasha kubona igisubizo cyacyo. Ntuvuga ngo ni bake cyane rwose, n'ababasha kukibona benshi ntibabwiza ukuri. Se kubera iki aka kantu abakobwa murakagira cyane ko kutavuga imyaka yanyu? Ariko burya ngo nta mukobwa upfa kuvuga imyaka ye, niko baremye, niyo kamere yabo. Ngo abahanga noneho bavuga ko ngo impamvu ahanini abakobwa batsimbarara ku myaka yabo ngo ari uko iyo bayibuze rimwe na rimwe batakaza inshuti. Burya ngo umukobwa afite ikibazo cyo gutakaza inshuti, niyo mpamvu abenshi badakunze kuvuga imyaka yabo, yewe ngo akaba byanamuviramo kubura umugabo iyo ukomeje kumuhatiriza rero byo kukwikiza akubeshya imyaka ye. Biri aho ngaho, kandi koko mu busanzwe imyaka y'umugore yihuta kurusha iy'umugabo, aho uzarebe ahanini abakobwa bakunze kubeshya imyaka niba abandi bagejeje mu myaka 30 y'amavuko. Urumva ko rero uzareba umukobwa ufite imyaka 25 urebe n'umusore ufite imyaka 25
ubona umukobwa ashaje rwose, ubona ari umukecuru. Aha rero abakobwa bakunda kubeshya imyaka yabo cyangwa se umukobwa uzakubwira imyaka ye ni abakobwa bake cyane, ndetse n'uzagerageza guhatirizwa na sheri we azakubeshya kubera ko nyine ntabwo azaba yifuza kumenya imyaka ye. Ikindi kandi burya ikindi cya gatatu uba ugomba kumenya ni ukubaza umukobwa ati ese wakundanye n'abasore bangahe. Iki kibazo rwose nawe iyo uri umusore ukakibaza umukobwa ntabwo akikubwira pe. Iki kibazo nacyo gikunze kugaragarwaho hagati y'abakundana gusa. Ubushakashatsi bugaragaza ko ari bake babwizanya ukuri kuri iyi ngingo. Buriya rero urumva ko rero nayo iyi ngingo ntabwo abakobwa bajya bakunda kuyivugaho cyane cyane. Buriya icyo abakobwa bayahuriyeho icyo buriya abakobwa bagihuriyeho n'abasore, nta musore ubwiza ukuri umukobwa bakundana umubare w'abakobwa bakundanye imbere ye, kandi nuko nyine n'abakobwa bameze. Ariko iki n'abasore ngo barakigira cyane, nabo ni bake bashobora kukubwiza ukuri umubare w'abasore bakundanye imbere yawe, cyangwa se n'umukobwa akakubwira umuhungu nawe akakubwira abakobwa yakundanye imbere yawe. Ngo ariko ngo ahanini umukobwa akora ibi kubera ko agukunda, adashaka ko wagenda cyangwa se ngo aguhombe. Urumva ko rero umukobwa isaha n'isaha aba afite ibibazo, ndetse aba ahangayitse ko ushobora kumubura. Rimwe na rimwe yaba yarakundanye n'abatipe benshi barenze umwe, urumva nabwo kandi aba ari ikibazo gikomeye cyane. Nizere ko rero ibi mubwiye ni ibibazo uzabaza umukobwa ariko ukaba utizeye neza igisubizo azaguha, kubera ko n'ubundi igisubizo azaguha uko byagenda kose ntabwo kizaba ari sawa. Ni abakobwa bake rero bashobora kuvugisha ukuri, bakavuga ibintu bibarimo kugira ngo ubanze ubimenye. Ariko by the way nanone soza ibibazo bitatu ushobora kubaza umukobwa ntaguhe ibisubizo bya nyabyo. Habundi hari n'ibibazo biba bitagenewe mu rukundo, hari n'ibibazo biba bidakenewe mu rukundo. Akantu k'inama mba ngomba kuguhereza nk'umuntu ukurikirana iyi YouTube channel yacu, hari akantu k'inama mba ngomba kuguhereza nk'umuntu w'umusore cyangwa se nk'umuntu w'inkumi ufite umuntu bari muri relationship. Ubundi hari ibibazo butakakwiye kubaza umuntu ukareka we akabikwibwirira. Ntabwo ari ngombwa kumubaza ibibazo tumaze kuvugaho haruguru, kubera ko ntabwo ari ingenzi cyane mu mubano wanyu. Mu mubano wanyu ntabwo ari ngombwa kumenya niba ukundana n'umuntu, si ngombwa kumenya umubare w'abo bakundanye mbere, kuko icyo gihe nyine ntabwo wari uhari. Ntabwo ari ngombwa, nta mpamvu yo kugira ngo ibyo ngibyo wirirwe bigutesha umutwe. Niba buri wese afite ubuzima yakuriyemo muri iyi si, ukurira mu buzima buba bugiye butandukanye. Niba rero warakundanye n'umuntu mwiza, warakundanye n'umuntu mubi, warababajwe mu rukundo, ibyo ni iby'ahahise, kereka bubwe umuntu muri kumwe muri relationship we akwibwiriye akabikubwira. Ariko burya ntabwo nk'umuntu w'umusore cyangwa se nk'umuntu w'inkumi, ntabwo ari ngombwa kubaza umuntu mukundana ngo se ngo wakundanye n'abakobwa bangahe, ngo se ngo byagenze gute, ngo se ngo icyo ntabwo ari ikibazo, sibyo? Kuko ntekereza ko urukundo rutagendera ku byabaye. Ntekereza ko igihe yitwaye nabi, niba yaritwaye nabi igihe utari mu buzima bwe, ntabwo wakabimurenganyiriza kubera ko nyine icyo gihe niho wari uhari. Ahubwo igihe ubonekeye bari cyo uha agaciro, bari cyo udipendingaho, uvuga ati se uyu mukobwa se uyu musore turi kumwe tubanye gute se, cyangwa amfashe gute, cyangwa se ngewe mufata gute. Ndumva rero nta mpamvu yo kumusubiza inyuma byo mu bihahise. Kimwe nuko ushobora no gusanga atarigeze anakunda, akaba ari we muntu wa mbere akunze, cyangwa se ugasanga yakundanye n'abandi bamubeshya nawe babeshya, ariko mu by'ukuri yaratarabona urukundo rwa nyarwo. Ariko ntekereza ko ibyo bibazo nta kintu byamara mu rukundo, nta nicyo byabagezaho. Ahubwo muri wowe utumugira amakenga. Ukundanye n'umukobwa arakubwira ati ngewe nakundanye se n'abakobwa cyangwa se n'abahungu 5 se cyangwa 3, uhita wibaza ati se ngewe tuzatindana bimeze bite, ukumva kuko yatandukanye n'abo bandi, kandi ukumva ko nawe ariko muzatandukana. Kandi mu by'ukuri burya buri muntu wese agira ubudasa, buri muntu wese arihariye ku giti cye. Ndumva rero nta mpamvu yo kugira ngo ibi bibazo bimuhate, kubera ko burya nta nyungu iba ihari aho ngaho direct. Ahubwo wowe ugomba kumekinga shuwa ko ibyo ugomba wabimuhaye ku mpande zombi, kugira ngo mukomeze mukundane kandi urukundo rwanyu rugende neza cyane. Ndabifuriza rero kugira ishya n'ihirwe mu buzima bwanyu bwa buri munsi. kandi ukundwa burya cyangwa se gukunda n'impano, hari n'impano kandi Imana igitangira ubuntu.
niyo mpamvu mbabwira ngo rero umunsi ku munsi niba dutangiranye iyi video tukaba tuyisojanyije waduha subscribe, ntacyo byaba bitwaye. Subscribe ni ikintu tugusaba, bitagusaba kukimaraho iminota myinshi, no gukanda buto imwe gusa, maze ibintu bikikora. Nizera ntacyo biba bigutwaye iyo ukanze buto imwe ukaduha subscription, natwe tukabona ko dushyigikiye ndetse ubu dusapotinze mu buryo bumwe cyangwa ubundi, koko ibi ngibi tubikorera mwebwe gusa. So reka ntekereze ko rero wowe aho uri ubaye umeze neza, kandi niba ukoze subscribe Imana iguha umugisha kugira ngo dukomeze tujye twenjoyinga ibintu ku bindi. Iyi video niba wayikunze wakora kuri like, ugakanda share ndetse ukaduha na komenti, ukaduha igitekerezo cyawe se cyangwa ukaduha inyunganizi ndetse n'ikindi kintu cyose washaka kutubwira wakitubwira muri komenti. Murakoze cyane, mukomeze mugire ubuzima bwiza ndetse mugire amafaranga, nicyo kintu cya mbere mbifurije, kandi mugire n'abasheri bazima batekereza neza, ejo bazavamo abagabo n'abagore bazima kandi bafatika, bamwe igihugu kidutezeho ndetse n'Imana idushakaho ndetse n'imiryango yacu idushakaho. Mugire amahoro rero mwese aho muherereye. Imana